Neza nshuti zanjye bakunze b'inshuti z'Igikoni TV, nejejwe no kongera kubana namwe. Ndizera aho muri mumeze neza, abatameze neza muhumure muraza kumera neza. Mbahaye ikaze rero mu kiganiro cyanjye cy'umunsi wo tugiye kurebera hamwe uburyo buhindi bwiza bwo guteka umuceri, ukarya umuceri uryohewe usa neza kandi rwose unahumura. Hanyuma rero nk'uko muri kubibona hano mpafite umuceri, ni inusu, yego, hagira n'aka karungo ngiye kwifashisha, aka ni ka turmeric. Hanyuma rero ngiye kuba ariyo nifashisha mu guteka umuceri wanjye w'uyu munsi. Ushize abo twabanye twatetse umuceri urimo imiteja na karoti. Uyu munsi rero turahindura, turateka noneho umuceri urimo turmeric. Hanyuma rero igira amatsiko yo kuza kumenya mbese uyu muceri urabusute, ese uyu muceri uraburyoshye. Yizamwa amaso untizigiye ku buryo rwose ukurikirana kandi ukamenya neza. Abo twabanye kandi nanone ndibuka ko muzi ibanga ryo guteka umuceri. Ndabyibuka rwose ko nabibabwiye, ariko abo tugiye kubana bwa mbere namwe ndabamenera ibanga ryo guteka umuceri neza ku buryo warura umuceri wumutse, uryoshye, uhiye kandi utashiririye. Rero reka tubirebere hamwe. Nyine ndatangiye umuceri, reka mbe mwigishe ku ruhande kugira ngo ntangire nkore ibikorwa byanjye uko nabiteguye uyu munsi. Yego, hanyuma ngiye kubanza nkate kano ka turmeric. Ngiye kubanza, urabanza ukagahata neza. Ufite akifu ntacyo bitwaye, ariko mu gihe ufite n'aka ngaka nabyo nako mwimerere nyine. Yego, hanyuma rero uragahata neza witonze. Wamara kugahata uraza kubona ikiri bukurikireho. Ese ndagashyiramo gutya, ndagakatagura se? Umva, ni mu kanya rwose. Komeze untize umwanya, untize igihe, nze nkwereke uburyo bwose ubwenge tugomba kujya tubumariramo mu gihe cyo guteka kugira ngo amafunguro yacu ajye aba ameze neza. Aka rero nta hantu utagasanga, gusa njye nagakuye mu isoko Kimironko, ariko nawe isoko rikwegereye turahari. Ntabwo rwose watubura. Ndizera ko aho wagera hose wasanga mu isoko ryose. Hanyuma rero ubu nkaba ndakarangije gutya. Ngiye gukurikizaho rero iyindi gahunda, nabwo mu ntize amaso ariko reka mbanze nkora isuku aho narindi gukorera. Hanyuma rero nk'uko nari maze kubibabwira mu mwanya mbicisha amatsiko mbabaza nti ese turabigenza gute mama? Ni gutya rero, akangaka ngewe ndakarapa. Namara kukarapa, hanyuma tumaze kurapa twatwo, nasa nk'uwita ngo ni ifu yatwo, nkaba ariyo nza nkashyira mu mazi. Hanyuma rero ubundi iyi ngiyi uyitekana n'amazi, warangiza ukaza gushyira mu muceri nk'uko buri tugiye kubikora tubirebera hamwe. Hanyuma rero tugiye gushyira utungutu nyine duhita tuvamo, tuba tumeze nyine nka karoti. N'umuceri wacu uraza kuba usa neza cyane, ubengerana ukuntu. Hanyuma rero reka utu tuntu umaze gukora gutya ngiye kudushyira mu mazi kugira ngo natwo dushyane n'amazi. Umuceri nze kuwushyiramo nawo usanga natwo twahiye. Yego, rero nabyo tugiye kubikora nta kibazo. Rero ndushyiremo mu mazi yacu. Urabona uko amazi ari kugenda asa. Reka mpfundikireho, hanyuma mu mwanya twongere turebe ukuntu ari buba ameze. Ni ukuvuga ngo uyu muceri wacu uba reka nako ngutera amatsiko, tuze kugenda tureba ukuntu biri bugende bimeze. Hanyuma se wagira ngo ureba ukuntu amazi yamaze gusa, kandi n'amazi y'umuceri yacu akaba arahiye. Hanyuma rero ubwo bimeze gutyo, ngiye kuronga umuceri
nateguye. Nimara kuwuronga, mwabonye ko yari inusu. Nimara kuwuronga, icyo nkora ni uguhita mushyira muri aya mazi namaze gutegura, kugira ngo umuceri wanjye uze kuza umeze neza. Hari abantu bateka umuceri mu mazi atabizi, njye ntabwo mbikunda pe. N'iyo nkuriye mpita nkumva rwose umuceri uri mu mazi atabizi pe, uba ufite icyanga ukuntu, ikintu kibisi bisukuye. Ariko iyo watetse mu mazi yabize, wow, umuceri wawe rwose uza uryoshye pe. Hanyuma rero urabona ko amazi yacu yahindutse kwa kundi nababwiraga. Niko n'umuceri wacu rero mbatera amatsiko kugira ngo muze kugenda mubona impinduka za buri kanya. Ikindi ntabwo nkunda gukaranga umuceri, nkabona nk'ujya ahandi nyine hahandi mu birori nyine bawukaranze, ariko ntabwo nkunda kurya umuceri kuko kenshi na kenshi usanga n'ibindi tugiye kuwurisha birakaranze, usanga ibintu byose ni amavuta. Ntabwo mbikunda kandi ntabwo biwubuza kuba umeze neza pe. Ikintu shyiramo ni umunyu gusa pe, nta kindi. Hanyuma rero abo tutabanye ubushize, hari umuceri twigeze guteka, abo tutabanye ubushize, ndagira ngo bamenere ibanga ryo guteka umuceri ku buryo udashirira kandi ugashya. Rero umuceri wacu kugira ngo ushye neza, abo ni abo tugiye kubana bwa mbere, kugira ngo ushye neza kandi wumutse utanashiririye, hari ibipimo by'amazi naberetse. Nk'uko nari maze kubereka ko dupima muri kino gikombe inusu y'umuceri, ikintu murabizi ko ni inusu y'umuceri, ni nako upima ibikombe 3 byuzuye by'aya mazi. Iyo wabipimye neza nk'uko mbikubwiye, amazi agashya wamaze kwitegura, uhita ushyiramo, birashyana neza pe, ku buryo rwose umuceri wawe uza uhiye udashiririye kandi wumutse. Nibyo banga rero nabamenera. Ikindi ni uko ucunganwa n'umuriro uri gutekesha. Iyo ari mwinshi bikamara gutogota, uhita ugabanya umuriro, kuko umuceri ugenda icyiza kugira ngo umenye ko umuceri wawe uri gushya neza, ni uko ugenda ugabanya umuriro. Nk'ubu ngubu urugero ruri bugufi, n'ubu ngubu murabibona ko umuceri wanjye watogose. Uko umaze gutogota ugiye gushyiramo iki? Ugiye guhita nshyiramo umunyu. Nimara gushyiramo umunyu kandi ndahita ngabanya umuriro. Impamvu ngabanya umuriro ni iyi, ni ukugira ngo umuceri ugiye guteka uze utangire ushye gake kugira ngo uze wumutse kandi udashiririye. Kubera ko nizeye amazi yanjye nashyizemo, ayandi ndi bushyiremo, nishyiraho umuriro muke rero uraza gukamira neza ku buryo rwose biri bube neza. Icyo nk'uko mbibabwira, reka mbereke nk'ubu ngubu umuriro uri ku mbarura yanjye. Hanyuma nimara kuwukwereka urahita umenya nawe icyo gukora. Dore nk'ubu urabona uyu muriro ni mwinshi pe, ntabwo wahisha rero umuceri wahita ushirira. Noneho rero ubwo ngiye gukora iki? Ndaje mbereke icyo tugiye gukora mu mwanya. Yego, nk'uko ndi kubibabwira, urabona ko umuceri kubera wa muriro uri gutogota cyane, rero ngiye gushyiramo umunyu. Ubu nshyizemo umunyu. Ubwo maze gushyiramo umunyu rero, ikintu ngiye gukora ni iki? Ikintu ngiye gukora cyihutirwa ni uguhita ngabanya uyu muriro, kuko urabona uko biri kose umuceri nawe amaso ahita abiguha, ukabona yuko uko biri kose hari ikintu kibaza guhinduka ku muceri, ku buryo uramutse ugabanyije umuriro biri bube bimeze neza, uri bugende ukama neza. Yego, ubwo rero nibyo ngiye guhita gukora. Birasaba kuba nteruyeho akanya gato cyane kugira ngo mbe ngabanyijeho umuriro. Yego, reka mbikore nabwo tubireba. Hanyuma ufite icyo kuwukuzaho ugahita uwugabanya. Urabona ko rwose uyu muriro wari mwinshi cyane. Hanyuma rwose ndasigaho uyu nguyu pe. Ndizera ko kubera ko umuceri wanjye umeze
biraza gushyana neza. Hanyuma rero nawe ujye gukora uko ubibonye, nawe ubikore. Kandi ndashimira abantu bambwira bati twarabikoze kuko bya bintu biremera. Yego, ndabashimira cyane rwose. Nawe rero ubibonye bwa mbere, nawe bikore kugira ngo umenye ese koko ibyo dukora ku nshuti y'igikoni nibyo, cyangwa abadupfunyikira hoya rwose nta gahunda yo kubapfunyikira afite. Mwabibonye rero, wa muceri wanjye watangiye gukama. Kandi icyiza cya tirimerike, urabona ya sura yawo ya tirimerike irimo, kandi hakazamo na ka dekorasiyo. Urabona ko na twa tuntu nagiye ndapa twabaye nka karoti. Oya pe, ntabwo ari karoti, ni ka tirimerike nagiye ndapa, kagiye gatanga umusaruro wo kugaragaza, wo kugira umuceri wacu isura isa neza, kagira n'umuceri katangira noneho karangije gahita gashyiramo na dekorasiyo ku buryo wagira ngo ni karoti narapiyemo, ariko ntabwo ari karoti narapiyemo rwose. Dore nk'aka ngaka rwose niko kahise, niko kagiyemo ari kanini, ariko ni ka tirimerike kamaze gushiramo isura yako, karangije gatanga umusaruro nanone umeze nka karoti. Nicyo cyiza cyawo, umuntu arawurya uryoshye kandi akanabona ari umuceri watekanye na karoti zirapye. Mbese tirimerike ni nziza cyane. Hanyuma rero ukawugira gutya na furushete uzamura kugira ngo uze gukamuka umeze neza. Hanyuma rero kandi mbabwira tujye tugira umuco wo gupfundikira kugira ngo intungamubiri z'ibyo dutetse zikomeze zibarizwe mu byo turi guteka, ndetse n'impumuro y'ibyo kurya twakoze ikomeze igumemo. Hanyuma rero tirimerike nayo igira akandi gahumuro kihariye, ikagira uburyohe bwihariye, kandi ikagira n'isura nanone yihariye. Rero tirimerike ujye uyikoresha, ni nziza cyane. Kandi ibyo mbikoze kugira ngo nyine tujye tubona ko igihe cyose turi guteka tugomba kugenda duteka duhinduranya. Yego, hanyuma rero ntabwo urumuka, urabona ko ndi kugira ngo wumuke. Numara kumuka turaza gukomeza kugenda turebera hamwe ibintu ibiri bugende bikurikiraho. Ese wakwibaza ute, ese uyu muceri uraza kuba umeze ute? Oya, nta kintu ngutangarije. Nguteye amatsiko nawe ukomeze ukurikirane uko bigenda bikurikirana gake. Guteka nyine ni gakeya, ni urugendo akantu kandi. Rero nawe nyine ukomeze ukore akantu, ukurikirane akantu kandi, nibyo nifuza. Rero nkomeje mbatera amatsiko, sibyo se? Kandi wowe turi kubana bwa mbere, ndakwinginze tugeze ahangaha, nimba utarakanda subscribe kandi utarakanda like kandi utarakanda share ikande, nimba kandi ntugende utanasize comment, kuko nkeneye ibitekerezo byanyu. Ibitekerezo byanyu biranyubaka. Icyo ni kimwe. Ufite inama wangira, nta kibazo ndahari. Nawe ufite inama wangisha, nanjye ndahari, kuko tugomba kuzuzanya mu buzima, niko ibintu bigomba kuba bimeze. Hanyuma rero reka meze mbatera amatsiko, ni mu kanya dukomeza turebera hamwe uko bigiye kugenda bikomeza bikurikirana. Yego, reka turebe se umuceri wacu wari urumuka. Oya da, ntabwo urumuka, ariko birimo biraza. Umuceri wacu rero wabonetse, uraryoshye, urasa neza nk'uko rwose nabyifuzaga. Ubusa neza pe, kandi rwose ni nako buryoshye, nta gushidikanya rwose. Ifunguro ryacu rero rikaba ryabonetse, turariteguye. Ni gutya uko nateguye kuritegura. Urabona rero n'umuceri utakwiye gusaba imboga, bishatse wawuriraho, bishatse washyiraho
imboga, sinzi ukuntu nabona mbikubwira pe, keretse uri nk'aha ngaha ukareba, biraryoshye pe, birasa neza, ni umuceri uba uryoshye, usa neza, ubereye ijisho pe, nawe bigerageze ukore, hanyuma nawe uzambwira. Erega ibintu byose birashoboka iyo umuntu yashyizemo umwete, iyo umuntu yashyizemo ubushake, ibintu byose pe birashoboka. Rero isomo ryanjye ry'uyu munsi aha ngaha ndisoreje, ariko nkomeje kubaha ikaze mu biganiro byanjye, kuko uyu munsi uko ngiye mbitegura ntabwo ari buri munsi, ariko hariho n'igihe wabona bisohotse buri munsi cyangwa ntibisohoke buri munsi, kuko gahunda yo kugira sindamara kuyitunganya ngo nshyireho ngo bizajya bisohoka iki gihe kirekire, muraba munyihanganiye. Hanyuma rero ndabakunda, musigare amahoro kandi mugire ibihe byiza, naho mu kiganiro cy'ubutaha turi kurebera hamwe n'ibindi byinshi bitandukanye. Bayi bayi rero, ndabakunda, murakoze cyane.